urukiko rutegetse ko kwizera kwawe nyine bavuze ko ari butahe kwizera kwanjye dore kwizera kwanjye kuravuga ngo urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rutegetse ko Harerimana Joseph ahita afungurwa akakanya urubanza rukimara gusomwa akazajya yitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu. Baza mvuse Yongwe yari imitswe RBA televiziyo y'u Rwanda yari hari muri Serena amakuru ya saa 12 za mu gitondo na saa 6 nimugoroba yatangaje Yongwe. Wabyumvise neza Theogene se utarabaye umuvuga butumwa, Theogene utarabaye umudiakoni, Theogene utarabaye umuririmbyi, umuntu nk'uwo leta kibira bikabyihora. Theogene bamufunga shaka bamufunga wowe se ibyo ntabwo mbikuce ibyo simbi gutumye twebwe banza uvi twe tuvuga ibyo turebesha amaso nyine ubwo amaso byabona nyine banza Theogene yahamagariye abantu ko bamuha amafaranga wabyumvise neza yahamagariye abantu ko bamuha amafaranga abahamagara ko afite icyumba cy'amasengesho kandi ko atari icyumba abantu bazajya bateraniramo ahubwo ari umuntu ku giti cye n'andi magambo no office wabyumvise neza office yo kwibiramo abantu Yongwe n'umwapotere Yongwe afite abapasiteri ndetse n'uwagaragaje ingwate irusororo n'umupasiteri we yitwa Mbega. Pastor Kuroda yifuza ko n'uwo Theogene afungwa akabazwa ibyo arimo. None se wowe Yesu kuvuga ngo ndifuza sinsaba. Ribu dukora ibiganiro bireba n'iki kiganiro Ribu irakibona. Polisi irakibona. Igisirikare kiri bubone iki kiganiro. Inzego z'umutekano zitandukanye. Inzego za politike zirakibona. Bivuze iki rero gusenga si icyaha. No gusengera umuntu si icyaha. No gutanga ituro si icyaha. Ahubwo kwihesha ikintu cyundi kubwira umuntu ngo mpiki ndagukorera iki ibyo ntavuga bibaza baza abakunzi bayongwa ngaba bagira ikizere cyo kumukara tugiye kumutara cyangwa se aragumimageragere baribaza bati uretse gato ngaragira gute agaturi murunga bangabo turi hagati ntuzi baratacha cyangwa se arataha kwizera kwanye kunyemeza ngo Yongwe ataye yego ubwo nukwizera kawe hanyuma ari abakunzi ba Yongwe urukumva mbonye umuntu witwa rero Evodi Ovode muretse ngo hari abantu abakunzi ba Yongwe cyangwa se inshuti ze barimo baribaza bati ko itegeko rimushinja kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya tukagenda ku kintu cy'amaturo amaturo n'uburiganya bihurira he aho ngaho twaba twe abakunzi ba Yongwe turimo kwishinja icyaha kitari cyashinjwa. Hari ndimo y'abadivantisi vuga ngo muture Yesu amaturo ijoro rero oya banzu mbazi ndagusuhuje umeze neza ndakomeye nanjye ndakomeye abase ntayinjege oya nanjye mfite fresher kandi mfite confidence ako ntujya confidence wewe ngurazihora na buri gihe ariko utazunguje no kugira ngo banatangiye oya abantu gukira indwara ni nonaha kubohoka ni nonaha gutaha Imana ifite PS gutsinda Imana ifite PS umucamanza gushingira ku cyeme guhagara ku cyemezo akavuga ko Apotre Yongwe nta cyaha afite ni nonaha abo nkibaza ngo se no kuva mu mageragere ni nonaha cyangwa byose nyine no gufungurwa n'uyu munsi Pastor Kro ni warose se warose ngo ikiro narose nsangira na Apotre Yongwe ako twagaburirwaga n'abantu b'abadamu muri abo badamu nabonyemo wanjye mbonamo na Bibiane madamu wa Yongwe hanyuma mbonamo na Apotre Alice Kabera Minyoni twari turi kumwe noneho baravuga ngo aposo ngo bira bintu ntuzongere rero ngo abantu ni babi ngo ujye wirinda abantu ni babi urumva aposo Minyoni iko yabwiraga Yongwe muri izo nzozi ni mu nzozi ariko abantu batagira ngo twari turi kumwe hanyuma ngiye kubona mbona aposo Yongwe aravuze ngo Imana yari yanjyanyeyo kugira ngo nkore umurimo wayo mu gihe gikwiriye ngo none kirasho ngo ibyanyu ngo akazi kanjye karashoje ngo Yongwe ntafunzwe ubundi oya urumva nyine iyi Imana igushaka harahiko urabona Apotre Yongwe ni umuntu wakoraga amasengesho kwiriza akajya mu butayu akajya mu myobo akajya mu ntuze mu bintu nk'ibyo mbese urumva rero kubera ko era the vibe Yongwe TV Yongwe transport na tekinike zindi z'urugo zose byarazaga bikamwihura noneho wa mwanya wo gusenga ntuboneke neza noneho birashoboka ko Imana yamufashe mu gihe nk'iki ikamujyana hariya ngo yisengere ariko kandi igihe kikaba gisohoye mbere yuko tuvuga ku ngingo cisha amaso muri izi mpigi zirano zose izi mpigi nawe umva ukuntu umeze nawe ngira incishemo umwuka uri kubona cyangwa se amasura yacu ukuntu uri kuyabona araganisha ku byishimo byo gutana Yongwe cyangwa araganisha ku kababaro kugira ngo tuzangome kumusura ari mageragere mboshingiye kuri Baraka TV no ku mpanuro n'urugendo TV ako se kwazamuka kwa Bishop Brigitte kone kamaze ntere mitoroshi ndebe
ndabona imwenyuye impigi yo kwa Brigitte impigi kwa Brigitte iramwenyuye ndabona ibyishimo ari byose uyu munsi n'ubundi twebwe dutunzwe no kwizera kwizera rero ni none hakwizera kurarema twizeye ko Yongwe n'ubundi ari butahe I dig Imana ifite PS rero urumva twe dutunzwe no kwizera urumva kwizera niko kwatumye Abraham afata umwana w'Isaka ajya kumutamba Imana ku musozi Moriya uko ni ukwizera kwizera niko kwatumye Abeli atambira Imana igitambo gishyitse mukuru we Kayini aramwica urabyumva neza kwizera niko kwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege aza mu isi kugira ngo apfire twebwe kubw'ibyaha byacu bityo no kwizera kwanjye kunyemeza ko Yongwe ari butahe nadata pastor ntabwo ndimo ndapinga nawe tugupinga ariko umunyarwanda yabyaye umwana mwita ntawe uhiga nayo higa n'Imana pinga n'Imana ntupinge nawe urabwira ngo kwizera kwawe usaba kwizera kwawe kuri mu binyoma adatashye none se kwizera kwanjye kunyemeza ko agomba gutaha kandi nyamara uyu munsi wona rugemo mwashura kugaragaramo umuntu urabirinduka jewe kwizera kwanjye ntabwo guhagaze ku nyuguti ngo rwema ngo ndabona ngo gutaha kwe ni 10%. Je ntabwo ari 10%. Kwizera no kwimariramo rwose uretse gato baza umve simbukira ku gihe TV ku gihe .rwa igihe cyandika igihe.com cyandika kiragira kiti Apotre Yongwe yajuri yashingiye ku byemezo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rura rw'Ikibagabaga kubera iyihe mpamvu gusengera abantu ngo yasabaga abantu amafaranga mbere urumva Bibiliya yavuga ngo nta ujya kwabamenya amara masa iryo jambo ryumvise nta ujya kwabamenya amara masa oya ni kwabamenya Ramazani no wiwanyu urumva noneho rero sasa niba umuntu ari umukozi w'Imana Apotre ni umukozi w'Imana yarabisengewe arabisigirwa arabyimikirwa urumva niba uyu munsi none afite Yongwe ku gihe handitse ngo yasubije urukiko rwa Gasabo rwisumbuye ngo yari afite Yongwe media atagomba gusiga wabyumvise yari afite inshingano nyinshi zatumaga atagomba kuzisiga ngo ajye gusengera abantu mu butayu wabyumvise noneho rero niba hari umuntu ashaka kuko amusengera mu butayu cyangwa agafata inzira akajya muri Murye akajya muri Ndabirambiwe ya Musanze akajya mu za Kanyarira akajya za Kizabonwa za Samatare n'ahandi bivuze iki rero icyo gihe rero abantu bagomba gutanga insimbura mu byiza ariko Paulo aravuze ngo mbese ni byiza ko tubabiye mu iby'umwuka mwe ntimutubiye mu iby'umubiri wabyumvise neza wabyumvise ibyo ndi kubyumva banza uve rero sasa giye kugera hano kwanjye ni essence yego wabyumvise neza kandi Korode ntabwo ufite station yitwa Korode ya essence na amafaranga ngira gutya ndekura hanyuma nkagera hano wabyumvise neza Baraka TV ntabwo yavuye mu rugo agurutse mu birere na amafaranga oya nta gare n'urupfu yateze taxi voiture umugeza hano imaze gusubirayo hanyuma namwe muje na taxi voiture noneho cyo shaka kuvuga rero ni iki kwizera ni iki kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitagomba kubura kubaho bivuze ko nyine biraba oya ndizeye wizeye ko Yongwe ari bufungurwa nibyo nizeye nadafungurwa n'iby'Imana birayireba ariko jewe ijambo riranyigisha ngo nizere ubwo urabutari umwizerwa uko wari ukuntu wizeye ukumva ukwizera kwa guratogaragara kandi kubinyoma baza wumve se shitani agerageza Yesu shitani yabwiye Yesu ngo nupfukama ukandamya mwabyumvise neza shitani agerageza Yesu yaramubwiye ngo bwirambabuye ahinduka imigati muri cyagiye Yesu aramaze iminsi 40 yiriza wabyumvise neza uburona Yongwe ari mu minsi yo gusenga ari mu minsi yo kwiyiza yo gusenga wabyumvise neza noneho rero wowe hari shitani harakara ka shitani kakurimo gatumutizera banza wumve se baza wumve kwizera baza wumve se aha nta n'itegeko rya Bibiliya kuko ndi mu ijambo ryitwa kwizera ariko turi muri reality Bibiliya yavuga ngo baza wumve se iyo usomye Mariko ibice bya 9 ubutungwiza bwa Mariko tuhasanga umugabo wari ufite umwana Mariko se mageragera arakora iki Mariko mu mategeko arakora ariko buriya waruzi ko Yongwe yafunzwe na Bibiliya ahubwo banza wumve se ahubwo noneho Bibiliya uyu munsi none umunyamategeko ubundi wa Yongwe agomba kuba azi Bibiliya bye wabyumvise neza ahubwo se wabonye yize iki wabonye yize
ijambo rya mbere Pawulo yaravuze ngo mbese ni byiza ko tubabiba mu iby'umwuka mwe ntimutube mu iby'umubiri. Icyo ni icya mbere. Icyanditswe cya kabiri kiravuga ngo ntimugakandagire inka umunwa w'inka ihonyora, ngo kuko byanditswe ngo abakozi b'urusengero batungwa n'ibiki n'ibyo mu rusengero. Icyanditswe cya gatatu kiravuga ngo ubiba ngo nyamara ndababwira ngo ubiba nke azasarura biki, ariko ubiba nyinshi azasarura byinshi. Wabyumvise neza? Aho ni hahandi urakavuga ngo poso ngo mfite 50,000 atarikorera ituro, ni ikintu kikuvuye ku mutima. Imana yabwiye Aburahamu ngo ndashaka kutanga umwana wawe. Aburahamu yari afite intama, yari afite indogobe, yari afite ibiki nayo mafeza yari afite, ariko Imana yashatse umwana. Rero ikintu cyitwa umugore w'intuze, uyu mugore Eliya yasanze w'Isarefati. Eliya aragenda aramubwira ati madamu mfungurira kuko mfite inzara. Umugore aramubwira ati mfite agafu gace n'utuvuta duke mu mperezo, nako gafu ndakavuga nirire n'umwana wanjye niturangiza twipfire. Eliya aramubwira ati mva nkubwire wowe ncumbira ko gafu gace gasigaye nkarye, kuko Uwiteka avuganye nanjye ngo ntabwo uzigera ubura ifu n'umunsi n'umwe, ntuzabura amavuta n'umunsi n'umwe. Bivuze iki rero? Iyo witaye ku mukozi w'Imana by'ukuri nawe akakwitaho nta kimana itakora. Twagiye mu ngingo z'amategeko. Yongwe aburana ku bujurire bwe yaragize ati sinumva impamvu yatuma mfungwa iminsi 30 kuko already ko mu maturo yabo bizeye ko bari bukire, hanyuma ntibukire babimpaga bazi ko n'ubundi ntari Imana. Ukiraho iyo umuntu agiye kwa nyiri nkwaya abanza gutanga icyo bita consultation. Yego. Kandi ntabwo yasubizwa. Wavurwa utavurwa ubwirwa indwara urwaye, consultation ntabwo isubizwa. Wabyumvise neza? So bivuze iki rero? N'umukozi w'Imana, Bibiliya avuga neza muri Zaburi ibice byaho 20:2 haravuze ngo Uwiteka kumvire kubw'amaturo yawe, Uwiteka kumvire kubw'igitambo cyawe, Uwiteka kumvire ku munsi w'ibyago n'amakuba, yibuke amaturo yawe. Aho ngaho ngatangira ibibazo bikurikira rero. Yego. Urimo kuvuga ngo abenshi bagana ngo CHK Faisal bajya kwa Legacy bajya hano hose mu bitaro bitandukanye bakora consultation. Abapasiteri mushaka ko no gusenga bihindurwa ubucuruzi twayatuza gusenga twatanga consultation cyangwa ntabwo ari ubucuruzi. Banza wumve se ntabwo ari ubucuruzi, ariko abantu bagiye bamenya. None se wowe urashaka ko umuntu agusengera yambaye ishati itonze ubuki, ubwo ubuki ni ukuvuga ngo ni umwanda. Wabyumvise neza? Uzi ko Yesu yakurema ikanzu bakarinda yisaziramo. Banza wumve se Yesu ni Yesu, mutandukanye Yesu na Yongwe. Abo n'abantu babiri batandukanye. Yesu na Yongwe, Yesu na Claude, Yesu na runaka, abo n'abantu batandukanye. Twese Bibiliya ivuga ngo twahereye ubuntu dutangire kuki dutangire ubundi. Noneho rero sasa ni byiza ko umuntu agusengera, ariko nawe ugatekereza ukavuga atari ko uyu muntu usengeye hari icyo nakora. Si igiciro. Wabyumvise neza? Ntabwo ari igiciro. Gusenga si igiciro, so gushyiraho igiciro. Ariko noneho gusenga, niba umuntu agusengeye ugomba kuvuga utari kuko biri kose nanjye hari icyo ngomba gufasha uyu mukozi w'Imana. Abone isabune, anywe isukari, anywe ka cyayi. Urabyumva neza? Abagomba kugera kica mu bandi bashumba akanywa ka kofi. Wabyumvise neza? Ibaze nawe wiriwe wayura usengera umuntu wasaraye wagize gute, ibintu byose ishati yabize ibyuya byagize gute, ya shati ikeneye isabune, wari wambaye ikote ryabize ibyuya rikeneye kujya muri dry cleaner, ibyo bintu byose. So urumva rero abakozi bo mu rusengero batungwe n'ibyo mu rusengero. Pastor Kurudi ngaje gitahinduka ndaceka mu rukiko Yongwe ataregwa kurya amaturo. Oya nibyo. Icyase cyitwa kurya amaturo cyane kurya ibyo bandukoresha. Icyaha no kwiheshira icyo nakoresheje uburiganya. Aho ngaho rero ntiwaje gutaba icyaha ikibazo nshaka kugira ngo usetse gato ko robre. Baza wumva mu rukiko rw'ubujurire igasabo ntiwari uhari. Baza wumva mu rukiko rw'ubujurire igasabo ntiwari uhari. Umushinjacyaha yavuze ngo yabwiye Apotre Yongwe aravuga ngo dufite padiri rugira ngo ga Obaridi nyakwigendera. Yego. Yasengeraga abantu benshi. Aravuga umushinjacyaha aravuga ngo kandi giye nk'umushinjacyaha ni n'umugaturika, sengera muri gaturika ntiranira gaturika, ngo ariko ntabwo badusaba amafaranga. Wabyumvise neza? Noneho sasa padiri rugira ngo ga Obaridi yahembwaga umushahara. Icyo wacyumvise? Ariko Apotre Yongwe ntafite umuhemba. Kandi Bibiliya ivuga ngo nta ujya kwabamenya amara masa. Samweli wa mbere ibice 9:6. Bibiliya ivuga ngo kuri ubu witwa umuhanuzi
kera yitwaga aho nanje kugira ngo duhe intuzi ikizera abantu dukurikiye banzure wa mugabo witwa ngo numuhanuzi ngo ni Theogene wa hariya ikaguguza abatsinda ejo bundi yaravuze ngo ndabashimira imashini mwambaye ngo nimwe mwayimpaye imashini ndabashimira aho bugejeje mukora ngo none nkereye inzu y'ibyumba 2 na saro cyangwa 3 se ngo nashi y'icyumba ngo kuburyo abantu baza ngo umuntu umwe ngo hayasengera umuntu umwe dusengera umuntu umwe ngo kuburyo nta wundi muntu umenya amabanga yundi ibyo wabyumvise leta ko yabyibonye bene ibyo ikabireka kandi sitwe Yongwe wabyibaza mvuse Yongwe yari imitswe RBA televiziyo y'u Rwanda yari hari muri Serena amakuru ya saa 2 za mu gitondo na saa 6 nimugoroba yatangaje Yongwe wabyumvise neza Theogene se utarabaye umuvuga butumwa Theogene utarabaye umudiakoni Theogene utarabaye umuririmbyi umuntu nk'uwo leta kibira bikabyihora Theogene abamufunga shaka bamufunga wowe se ibyo ntabwo mbikuce ibyo simbi gutumye twebwe banza twe tuvuga ibyo turebesha amaso nyine ubwo amaso byabona arabona Theogene yahamagariye abantu ko bamuha amafaranga wabyumvise neza yahamagariye abantu ko bamuha amafaranga abahamagara ko afite icyumba cy'amasengesho kandi ko atari icyumba abantu bazajya bateraniramo ahubwo ari umuntu ku giti cye ni magambo no office wabyumvise neza office yo kwibiramo abantu Yongwe ni umwapotere Yongwe afite abapasiteri ndetse n'uwagaragaje ingwate irusororo ni umupasiteri we yitwa Mbega pastor Kuroda yifuza ko n'uwo Theogene afungwa akabazwa ibyo arimo none se wowe Yesu kuvuga ngo ndifuza sinsaba ribu dukora ibiganiro bireba n'iki kiganiro ribu irakibona polisi irakibona igisirikare kiri bubone iki kiganiro inzego z'umutekano zitandukanye inzego za politike zirakibona bivuze iki rero gusenga si icyaha no gusenyera umuntu si icyaha no gutanga ituro si icyaha ahubwo kwihesha ikintu cyundi kubwira umuntu ngo mpiki ndagukorera iki ibyo bigize baza abakunzi ba Yongwe anga bagira ikizere cyo kumukara tugiye kumutara cyangwa se aragumimageragere baribaza bati uretse gato baragira gute turi mu runga bangabo turi hagati ntuzi barataha cyangwa se arataha kwizera kwanye kunyemeza ngo Yongwe atahe yego ubwo nukwizera kawe hanyuma ari abakunzi ba Yongwe urukumva mbonye umuntu witwa rero Evodi Apotre murete ngo hari abantu abakunzi ba Yongwe cyangwa se inshuti ze barimo baribaza bati ko itegeko rimushinja kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya tukagenda ku kintu cy'amaturo amaturo n'uburiganya bihurira he aho ngaho twaba twe abakunzi ba Yongwe turimo kwishinja icyaha kitari icyo ashinjwa hari indirimbo y'abadivantisi ivuga ngo muture Yesu amaturo ayishimire cyane mwami nguhaye umutima ngujye ngwa nawe muture Yesu amaturo Yesu aragenda yitegereza mu giturisho asanga abakire batuye ibibasagutse asanga hari n'umupfakazi watuye amasenge 2 aravuga ati mbabwiza ukuri mwa bafarisayo mwe uyu mupfakazi yatuye neza kubarusha kuko yatuye ibyo yari afite cyose uza ko wundi waregeye Yongwe 20 ashobora kuba ari wagize neza kurusha abandi 20 y'amadolari oya ntabwo yagize neza ukuri ahubwo yamuteza umutego Pastor Kurode Yongwe abarana ku bujure nibwo habonetse ingwate tari yabonetse ku Kibagabaga ariko wizeranye nanjye cyangwa hari umwuka wa shitani kuri sinjya mu masengesho cyane ngo nagira kwizera ari urizeye cyane wizeye njyewe nyine kubw'Imana nifuza ko yataha njye nifuza nyine kuko simufuza kazataha ariko rero nyine ububyuru ukiko ruranzura nivyo ngibyo twebwe rero ntabwo banza wumve tweri turi ukiko ntituri umucamanza ntituri umucamanza ucira urubanza Yongwe ntituri n'umwanditsi uri bwandika inyuguti ivuga ariko Mana yanjye nk'Imana ikamfasha mwanditse agahitandika ngo ukiko rutegetse ko kwizera kwawe nyine bavuze ko ari butahe kwizera kwanjye dore kwizera kwanjye kuravuga ngo urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rutegetse ko Harerimana Joseph ahita afungurwa aka kanya urubanza rukimara gusomwa akazajya yitaba ubushinjacyaha buri wa 5 wanyuma w'ukwezi pisala bosheke kala ise mbisinyira so kuri karakantu k'ingwate urukundo ari kintu karongera kukuba Yongwe yaza kurekurwa mu kanya reka rombaze nkubwire Yongwe ntari bufungurwe n'ingwate ahubwo arafungurwa n'Imana umukuraza ukorera mu bacamanza Yongwe agomba gufungurwa n'Imana singwate imufungura so abadukurikiye kuko ingwate ntibatubwenga n'iki nagaciro kangana iki ubundi iyo batanze ingwate bavuga n'agaciro kayo nuko imeze
wabyumvise ariko umucamanza wumvise katabaza ngo iyo ngwate imeze ite ibiki ariko icyo twizera cyo ni kimwe twizera ko Imana ifite PS wabyumvise niba Imana ifite PS rero ifite ububasha bukora ibasha gukora ibiruta ibyo tuyisaba niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Efeso ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tuyisaba rero jewe sindi umucamanza ngo ntegeke ngo ataye ariko kwizera kwanje kuranyemeza ngo agomba turi kujya ku musonga cyangwa tuvuga ku bantu babiri hari we hari na Rwema Rwema yaravuze ati ingwate Yongwe yatanze Rwema yavugiye mu mubiri gende mu mwuka uretse gato Claude twumvikana cyangwa tuvuga kuri na Rwema no wese na masegonda 30 ngo urivugaho unavuga no kuri Rwema wowe ubwa urivugaho Rwema ati kora akantu k'ingwate n'ibiki yakoze sakirega hangaha 90% Yongwe araguma mageragere 10% asohoka ibyo bya Rwema nabivugaho iki mbere yo kutukugeraho yadashyiramo ngo arasohoka 10% ngarasohoka akabikumisha 100%. Urumva nawe yabaye finda ubundi baravuga ngo finda rutwana findura iyo atavuga ngo 10% ashobora gusohoka ngo 90% araguma imagereye iyo avuga ati 100% aguma imagereye cyangwa 100% arataha mu 16 ishize Pastor Claude yavuze ngo Yongwe araza gutabikora no kwizera kwanye mfite no kwizera sinahanuye abantu babyuva ko ntahanuye kwizera Pastor Claude yavuze kwiza ufatanyije nanjye kwizera Yongwe araza gutaha baraka wemeranye nanjye kwizera ku magambo rero buretse inyi Pastor Claude murarira kuri magambo Pastor Claude yavuze mu 16 ishize amagambo ya Pastor Claude yavuga yiki nkawe niyo nzima amagambo yanjye ngiye nk'umupastor kwizera niko kwa mbere nshira imbere nizeye Imana ishobora byose nkizera amategeko ya Republika y'u Rwanda wabyumvise neza rero Imana ifite PS icyambere Yongwe aragira ati niteguye kuba abo dufitanye amasezerano bose bandega niteguye kubishyura wabyumvise neza cyane no mu rukiko kibagabaga yari yavuze ngo yari yasabye Yongwe Media abakozi ba Yongwe Media ko bahita bakemura ikibazo cya Faterine wa wundi wo mu ngororero akavuga ngo bashaka uburyo bahita bamusubiza amafaranga ye ibyo rero Yongwe aragira ati nuriya witwa uyu mugabo wa 2.2 million wabyumvise wanabaye kwa Yongwe yaravuze ati jewe rwose niteguye kuba nakishyura uyu wese unyishyuza n'abayamaye basaba ko bashaka ko mbasengera niba batangiye kunyishyuza uwumva ari bunyishyuze aze inshuti n'abavandimwe nanjye ubwanjye nzishyura kandi cyane urumva ko harimo impapuro urumva haramo bagiranye amasezerano ibyo byitwa imanza mboneza mu bantu ntabwo ari ibyaha biri penali reka nshobora dukurikirana mbabwira ngo ndabagezaho amakuru yose ukuntu bimeze mu kanya ahangaha tugiye kujya ku rukiko rero kugira tuze kubakurikiranira niba Yongwe ari butahe cyangwa atari butahe nge nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga kataro katabugari insoro sashimwe pfundi mashino project Peter Bedano wakoze cyane Pastor Claude urizeye cyangwa ntiwizeye kwizera iki wizeye ko Yongwe tugomba kuba twamutahana ndifuza simizeye ndifuza ko yataha urifuza ko yataha noneho jewe nizeye Imana ishobora byose ntabwo ntegeka sindi umucamanza ariko ndizeye hamwe no kwizera Imana ikora igakora mu bacamanza igakora mu mategeko muri ziriya nyuguti kazijyamo amen